Amazina yanjye nitwa Habyarimana Jean de Dieu. Turi naho ababyeyi bacu bashinguwe, babashyingura mu buryo butari bwiza, bazana mu modoka bakarundarunda. Aha muri ibi birayi mubona ko byagenze. Reka ntangire mvuge ku kibazo cyangwa cyabaye mu ijoro ryo kuwa karindwi Mata, ubwo twari imuhira, haje itangazo tubwira ngo abantu bose nibahagarare nibabe mu mazu yabo. Mu by'ukuri iryo joro ryo kuwa karindwi nibwo twafashe umwanzuro wo kuva mu ngo zacu duhungira muri Musozi wa Mudende. Musozi wa Mudende mureba mu ijoro ryo kuwa karindwi mu masaa moya nimwo twawugezemo, tukihugeramo tubona imuhira hatangiye gushya, amazu baratwitse. Urumva ko cyari ikibazo gikomeye cyane, ubwo biba ngombwa ko tujya inama turi muri Musozi wa Mudende icyo tugomba gukora. Bamwe bafashe umwanya wo bati tuje muri Kongo, abandi tuje mu kigo cya Mudende, hapfuye abantu benshi cyane mu kigo cya Mudende, abandi i Busasamana. Ubwo igikundi nari ndimo cyagiye i Busasamana, twafashe gahunda yo kuva muri Musozi wa Mudende twambuka uyu muhanda, tumanukira munsi y'umuhanda gato, twinjira ku rusengero rw'Abadivantisiti. Twaranahageze tugerageza kwitabaza umupasitori uhari, avuga ati ibintu byarangiye, ntabwo mukiri abantu, ahubwo murebe mujya. Twafashe umwanya wo kujya i Busasamana. Tugeze i Busasamana byabaye ngombwa ko dushaka ubufasha ku bazungu bari aho ngaho, abapadiri, ariko ntibyabashije gushoboka kuko bwari nijoro, bwakiye mu gitondo bugicya niho umuzungu yaje kureba abantu bahungiye aho ngaho. Mu by'ukuri byari ibintu bibabaje cyane kuko twari dufite abana bato cyane b'impinja, ababyeyi, abasaza, abakecuru. Twari turundanye ahantu hamwe, twageraga mu bantu bagera mu 3500 gushyira 4000. Urumva abantu 3500 twari turi ahantu hamwe, byari bigoranye cyane, abana barira, abakecuru batameze neza, ariko biba ngombwa ko umuyobozi w'aho ngaho aze kubara umubare w'abantu bari aho ngaho ngo icyo badufashisha. Bakiye mu gitondo, ndibuka hafashe abantu babiri baravuga ati mugende mutubarire abantu, turababara, tutanga umubare, batubwira ko bagiye imfashanyo, ariko twari kujijisha kugira ngo abantu baze bose barondane hamwe babone uko bazatwica. Mu by'ukuri rero nk'uko byagenze i Busasamana, habaye byageze mu masaa 2 za mu gitondo, twagiye tubona haje abantu baturutse hirya no hino, bafite ibikoresho, bafite amabuye, ibisuti, imipanga, baziguza ahantu twari turi. Ubwo ntabwo twari tuzi impamvu, ubwo turatuza turareba, dufashe inzugi, urugi turarukinga, dufata intebe zarimo tuzikingisha aho hantu kugira ngo twirinde ahari batinjira muri iyo nzu. Ariko byabaye iby'ubusa kuko baba batangiye gutera amabuye, binjiza mu madirisha, bateramo ibisuti. Twibaza ibibaye, biba ngombwa ko natwe twitabaza ibyo twari dufite. Abasore barimo, abagabo barimo, bati rero ibintu tugiye kuba bibi, ahubwo twese twigwaneho. Nibwo bafashe umwanya barasohoka, tugwana nabo, tugerageza kubimira kwegera aho turi, kuba abana bari bafite ikibazo cyo kubona abantu babegera, tufite abana batangirika, basubiza inyuma, birashoboka, ariko bigeze inyuma ibintu birananirana, batabaza hejuru, tugiye kubona haza abasirikare. Ubwo abasirikare barinjiye, baza aho ngaho, byari mu masaa 5, babanza kubwira abaturage ngo begere hirya, baragenda, abaturage ntibegera hafi aho ngaho. Ubwo urumva ko hari icyo bari bashaka gukora, bajya inama, batangiye kujya inama y'uburyo bari bwice. Ariko mu buryo bugaragara hari abantu bari bakiri inyuma bashaka ko binjira, basa n'abatanze agange gakeya kurimo abantu bakiri inyuma nabo baze, abakiri hirya no hino baze bagaragare, binjira hamwe natwe ngo babone uburyo bica benshi kurushaho. Mu by'ukuri rero baraje abasirikari
icyabaye ni kimwe nuko habaye intambara, habaye amasasu menshi ako kanya, twagiye kumva twumva amasasu aravuze, ntabwo twari tuzi ibintu by'amasasu, urumva ko mu batwari kumwe kugira ngo umenye ko hari amasasu yaje bararashe, uwo twari kumwe tugiye kubona tubona araguye, aguye biba ngo tubona ko ibintu byahindutse, bafata grenade bajugunya mu kiliziya twarimo, ukabona umuntu acitse amaguru, ukabona ucitse umutwe, biratuyobera, ibintu birakomeye, ubwo haba kwica cyane birenze ko twabitekerezaga. Ubwo byarakomeje, bigeze mu masaha 8 haza kubaho agahenge gakeya k'iminota mikeya, haza ubuyobozi buravuga ngo aba bantu mubareke, ariko mu byo bavuga ngo mubareke, ariko abantu barageze ute, hari habaye ikibazo cy'abantu bacitse amaguru, cyabacitse umutwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero mu by'ukuri kugira ngo muri make mbabwire ko byagenze, byabaye ngombwa ko tugaruka, bagaruka saa 11 baza baje guhuriza abantu barimo bose, baratemagura bakobushe kose, ariko mu by'ukuri icyo nzi cyo nuko Imana agiye irokora abantu. Twahungiye hariya hejuru, tuva hejuru rero tumanuka tuje bamwe muri Mudende, abandi bakomeza i Busasamana, ko twari ubundi mu rugo ni ruguru. Iyo uhagaze hariya ureba mwege amazu, twari hariya amazu ashya ari gusha tuyareba, ubwo twinjiramo hariya, ariko abicanyi bo bari mu bakikije gutya, bakije aho ngaho, bwari nijoro. Ubwo tuvuriya tumanuka muri inzira yose, bamwe bakomeje, abandi bamanuka i Busasamana. Ko nabivugaga, tuvuga muri Musozi wa Mudende, twari mu byiciro bitatu. Icyiciro kimwe cyamanutse mu kigo cya Mudende cy'Abadiventiste, cyo mubona aha ngaha imbere, aha ngaha cyari cy'Abadiventiste, kaminuza y'Abadiventiste. Ikindi gitambiko kijya muri Kongo, igihuni cya gatatu kijya i Busasamana, cyanyuze aha ngaha mureba hafi y'ikigo cya Mudende ku rusengero rw'Abadiventiste. Urumva neza ko amateka y'ahantu yabaye nk'ubwicanyi bukomeye cyane mu kigo cya Mudende, kuko hapfuye abantu b'indengakamere benshi cyane. Dusubiye i Busasamana mu ijoro ryo tariki 8, kuko abantu bamaze kwicwa ari benshi, harimo abacitse amaguru, harimo abakomeretse. Mu by'ukuri kuri njyewe byabera igitangaza, kuko mbere y'uko tuva mu kiliziya tuhunga tuza i Mudende, tugaruka i Mudende, twabanje gukorakoranaho twumva bari abazima, kuko wasanga kenshi abantu benshi baracitse amaguru badashobora guhaguruka ngo bagende. Ubwo habaye guhamagarana, kuko ati kanaka akumva guhamagaye ngo uri muzima, undi uri muzima, tuvuga ngo turi abantu bane mu bantu 3500 twarimo, habaye abantu 4 gusa. Biba ngombwa ko muri gihe tuzamuka tuza muri kigo cya Mudende, twakigezemo bukeye mu gitondo mu masaa 12 niyo twinjiye muri iki kigo, dusanga abantu babishe, harimo inkomere nyinshi mu nzira. Ubwo biba ngombwa ko twinjira, tugeze ku irembo ry'ikigo twari 4, tuhasanga abagabo 4 bafite imipanga, bafite ibisuti, batubaza iyo tuva n'iyo tujya. Tubabwira ko tubavuye i Busasamana. Ntabwo babyumvishe neza, bakurikije ubwicanyi bwari bwabaye uwo munsi, ntabwo bumva ko ari umuntu warokotse uvuye i Busasamana. Tugerageza kubabwira iyo turi kujya, ntabwo bagomba kutwumva. Icyo batubwiye kimwe bose, mwebwe kubica ntitwabica, ahubwo muricwa n'abandi bari imbere, twebwe dufite akazi kandi tugiye kujyamo. Iyo ngombwa tuzamuka muri iki kigo cya Mudende, twinjiramo ndani imbere. Tugeze ahantu habaga icyo bita impundu y'abazungu, babaga bafite ingagi, twaje kuhasanga bahuriye n'abantu bari guhunga nabo, ariko bari bahunze bavuye ku bitaro bya Mudende. Hari habaye ubwicanyi bukomeye cyane ku bitaro bya Mudende. Biba ngombwa ko natwe tuzamuka ngo tuje kubona, twabona abazungu baduhisha. Ntabwo baduhishe, ahubwo byabaye ngombwa ko dusanga nabo bari gufunga ibyabo,
bafite ikibazo cyo kuhisha abanyeshuri bari mu kigo cya Mudende bigishaga nabo bwicwaga. Byabaye ngombwa ndibuka ninjira mu kigo neza, nagiye ku muzungu umwe narinzi njya kumusaba ubufasha, nshinjira iwe mu rugo nsanga nawe afite ikibazo cy'umunyeshuri yabanaga. Avuga ati uyu munyeshuri nsanga arimo murunda hingwi kugira ngo amuhishe, ariko biba ngombwa ko musaba ko mwabigenze. Byanze narahindukiye nsanga abagenzi banjye ibintu byakomeye, burya hano n'abandi babamaze babishe, babongiye hano bose bapfuye, nta numwe uhari, ni intumbi gusa ziri mu kigo abantu babamaze. Ahubwo dushaka uburyo twagenze ute twahava tugende, bamaze kudukeraho baye mu gitondo. Biba ngombwa ko dushaka uburyo twava muri iki kigo, twareba hano twihisha mu mugina ahantu nibura batatubona, ariko ntibyashobotse kuko aho twagiye twahise dusanga abandi abishinye ba ngombwa ko bahadusanga. Ku bw'amahirwe twe twagize abo bahasanze bisha abo ngabo, twebwe twonga dusa n'abicumiye gatoya ntibatubona. Mu by'ukuri rero aha ngaha mu kigo cya Mudende twahamaze amasaha agera muri 4, ko twageze mu masaha gwice twabusanze mu masaha 5, mugeze mu masaha 11 nibwo twagize amahirwe tubona ahantu twihisha, ahantu habaga ingagi, twihisha mu ahantu hari ibyatsi byinshi. Twinjiyemo dusanga nk'abandi bahungiyemo, abo bahungiyemo nibo baje kwicwa mu cyimbo cyacu, kuko bavuyemo bari guhigwa bavamo, twe twinjiramo baje kwica abo ngabo, twe dusigaramo twiryame mu ngumwe. Byabaye ngombwa ko ngumwe byageze mu masaha 10 z'ijoro tugerageza kuje gusaba ubufasha abasirikari, kuko twabona byacu byarangiye. Ibyo byose katubafasha, tubasaba ubufasha cyangwa se bahitemo batwice bishobora kugira inzira. Nagerageje kubasaba, tubasaba ibyo kurya. Musikari umwe ne wamdebya ngo umugeri ngo nicaye ahantu, tubona ibintu byahindutse. Mu by'ukuri ntago twari tukirize ko turubeho, naho biba ngombwa ko dufata umwanzuro wo kuva muri iki kigo tukaja i Kongo muri Zaire. Hari mugenzi wacu twari kumwe, we yarazi inzira ije muri Kongo. Twahise tufata umwanya ako kanya mu masaha 2 z'ijoro tujya muri Kongo. Twagiye inzira ndende cyane kuva hano mu kigo cya Mudende kugera ku mupaka. Byari urugendo rero kuko byabisabaga umuntu hazi, kandi bwari nijoro, kandi ikindi abicanyi bari mu nzira hose. Byabaye ngombwa ko tugenda tujyana n'umugenzi wacu atwereka inzira, turagenda. Twaje kugera cyitwa Zaire, twahageze mu masaha 11 za mu gitondo bugiye guca. Ubwo biba ngombwa ko tugira abatwakira tuvana muri Kongaratete twinjira muri Kongo. Uhamya natangaga barugungu ubwo kuvyabereye aha ngaha i Mudende ni Busasamana. Ngewe inkotenye kuri ngewe ni igisubizo gikomeye cyane, kuko tekereje ubuzima twabayemo, tekereje uburyo twariho, kareo n'uburyo batuvanye. Ngewe mbona inkotanyi ari ikimana yakoresheje, kibara nk'intwari, nzibara nk'ingabo z'Imana yakoresheje ngo zituvane muri Kangaratete.